Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 240 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu acira abantu umugani w'igisonga kibi. Kandi abwira abigishwa bati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyaya ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyaga ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, nkagira isoni zo gusabiriza, ndagira nte? Have, nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati, harya databuja kwishyuza iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira nti, ubutunzi bubi mubushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa? Niba mudakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko aba ashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Abafarisayo kuko bari abakunzi b'ubutunzi bumvise ibyo byose baramukoba cyane. Arababwira ati, mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Umuntu wese arabutwaranira. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira, kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'ucyura umugore usenzwe n'umugabo we aba asambanye. Umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yobuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonganyirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu,
ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 17. Ibisitaza abantu. Nuko abwira abigishwa be ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo ku ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Mwirinde, mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire. Kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukirira 7 ati ndihannye, uzamubabarire. Ibyo kwizera. Maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti, twongerere kwizera. Umwami ati, mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mudugudu mutiranduka uterwa mu nyanja, nawo wabumvira. Ariko ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira intama, wamubwira akiva mu murima ati, igira hano vuba wicare ufungure? Ahubwo ntiyamubwira ati, banza untunganirize ibyo kurya byanjye, ukenyere umpereze kugeza ubwo ndangiza kurya no kunywa, maze hanyuma nawe ubone kurya? Mbese yashima uwo mugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti, turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashohoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10, bahagarara kure barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10? Babandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Ibizaba mu gihe cy'imperuka. Abafarisayo baramubaza ati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana nibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa bati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Kandi bazababwira bati, dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu. Ntimuzajyayo kandi ntimuzabakurikire. Nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagirana mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Lote yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa, birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. N'uri mu mirima niko ntazasubira inyuma. Mwibuke muka Loti. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Abagore 2 bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Baramubaza bati, databuja bizabera he? Arababwira ati, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 18. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe, utubaha Imana ntiyite ku bantu.
Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiringiriye ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Yesu yakira abana bato. Nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho, ariko abigishwa babibonye barabacyaha. Maze Yesu arabahamagara ati, mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Umutware aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati, ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati, noneho ushigaje kimwe. Ibyo ufite byose ubigure uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere ko uzunkurikire. Abyumvise agira agahinda kenshi, kuko yari umutunzi cyane. Yesu amwitegereje aramubwira ati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ndetse icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ababyumvise bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Arabasubiza ati, bidashobokera abantu bishobokera Imana. Petero aramubwira ati, dore twebwe twasize ibyacu turagukurikira. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ye, cyangwa umugore, cyangwa bene se, cyangwa ababyeyi, cyangwa abana kubw'ubwami bw'Imana utazagororerwa ibiruta cyane muri iki gihe no mu gihe kizaza, agahabwa ubugingo buhoraho. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Yesu yihererana n'abo 12 arababwira ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, kandi ibyanditswe n'abahanuzi byose bizasohora ku Mwana w'umuntu. Azagambanirwa mu bapagani, azashinyagurirwa, bazamukoza isoni, bamucira amacandwe, kandi nibamara kumukubita imikoba bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azazuka. Ariko ntibagira icyo bamenya muri ibyo, kuko ayo magambo bari bayahishwe, ntibamenye ibyo babwiwe. Yesu ahumura impumyi. Nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita ibaza ibyari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana.
mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.